abatekinisiye ababa bahari uburyo bakora sinyeka ko ari uburyo navuga buri professionnel. Ikindi kandi haba hari abandi bari hanze hano bakakwiye kuba bahabwa amahirwe kugira ngo baze bafatanye n'abandi mu kuzamura iyo football, mu guteza imbere iyo football. Hari ibintu ntajya niyumvisha kumva ko umuntu nka Emoni Mado football nka Kanamugira Roizi ana mpira kijana namuona huyu ni Jabel Manishimwe sakara chenga nzuri, mimi na cross kumtafuta nani, namuona hapa namuona kijana Lage anajaribu kupenya, toa pasi kule. Badukurikiye kuri no channel ibiriho TV, turabizi ko muyikunda muri benshi kandi tubona ko muduha ibitekerezo byanyu. Uyu munsi rero twakiriye umutumirwa wacu kuri screen zacu, reka tubanze tumuhe ikaze atwibwire. Ibyo byose hari abamuzi hari n'abatamuzi, ariko reka tubanze tumuhe ikaze atwibwire. Ubundi amazina yanjye banyita Gakuba Felix Romario Abdul Jabbar, benshi muri siporo bamenyereye cyane ku izina rya Romario Abdul Jabbar. Nkaba kuri ubu ngubu ndi umunyamakuru wa siporo ku Isango radio na television. Romario, tugwaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Ni Romario turimo kuganira kuri channel y'ibiriho TV, ni Siporo y'u Rwanda turimo kuganira. Romario, umaze igihe kinini mu itangazamakuru, ariko wenda n'abadukurikiye bahita bibaza bati Romario amaze igihe kingana gute mu itangazamakuru? Itangazamakuru nimazemo imyaka myinshi cyane, kuko ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2005 nibwo itangazamakuru ya Siporo naritangiye. Yari match ya Daring Club Motema Pembe, nakoraga muri 2005. Tujye nakoraga kuri Contact FM. Ni match nogeje Rayon Sports yari yagiye gukina Kinshasa, atozwaga na Batista, itsindwa ibitego 3 ku busa hari muri Champions League. Yatsinzwe ibitego 3 ku busa. Retour nanone bakina na Daring Club Motema Pembe, batsindwa ibitego 3, batsinze Rayon Sports. Rayon Sports yarabatsinze muri retour, ibatsinda ibitego 2 ku busa. Andibuka ko no kuri iyo match narayogeje ari kumwe na Kazungu Clever, niwe mugabo twatangiranye muri Contact FM. Biza kurangira Rayon Sports ivuyemo kuko Masudi yaje kurata penalty byibuze yakubinjiza muri séance y'ama penalty. So 2-0 ntago byari bihagije, Rayon Sports iba ivuyemo. So kuri iyo tariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2005 nibwo natangiye umwuga w'itangazamakuru officially. Gutangira uyu mwuga w'itangazamakuru nka Romario byaje bite? Ubundi byakujemo bite? Nibyo wize se? Ni abantu babikujyanyemo? Wabyisanze mutabikunda? Byaje bite mu byukuri? No, ni passion yanjye ibi bintu. Ndibuka ko niga muri university, nago nize itangazamakuru, nigaga iby'amategeko, ariko najyaga mfata n'umwanya wanjye nkafata ikinyamakuru The New Times, nkajya muri chambre yanjye nkifungirana, nkakora presentation y'amakuru mu Cyongereza. Akabaho noneho iyo habwa hari interfaculté, amarushanwa interfaculté, nanjye nari umukinnyi, narakinaga bikomeye cyane, namwe mu bakinnyi beza muri kaminuza. Ariko iyo noneho twebwe twabaga tutakinye, faculté yacu itakinye, nafataga micro nkogeza match ya interfac. So bigenda byiza cyane, ku buryo ndibuka ko na lecture Rwamasira wigeze kumpamagara nkatese icyo gihe umupira nawe wegezaga mu Kinyarwanda no mu Giswahili. None abantu bagatangara cyane. Ntago rero ibintu byaje par hasard, ni ibintu nakunze kuva kera. Najyaga numva Karinda Aviateur na Shinani Kabendera bogeza umupira, championa y'u Rwanda, igikombe cya 5 Nyakanga. So abagabo n'abagabo babiri banyespiye cyane, akuvuga cyane nkuko nakundaga gukora umupira, narawukundaga. So ntago ari ibintu navuga ngo nagiyemo par hasard. Hari ababijyamo bagiye just gushakamo ubuzima, ariko gihe mbirimo mbikunze, kandi igihe icyo nshyira imbere cyane ni passion. Nkora ibyo nkunda,
and I enjoy myself, mbikora mbikunze birandyohera surtout ko wageze umupira. Ni bimwe mu bintu nkunda mu itangazamakuru, nkunda gupresenta amakuru in English or Kiswahili, but it's been some time I'm not doing it kuko hashize igihe nabikora, ariko still it's my dream to be. Romario, uri umunyamakuru bimazemo igihe mu itangazamakuru rya siporo ry'u Rwanda. Bimeze bite ubona siporo yacu mu Rwanda by'umwihariko mu itangazamakuru imeze gute? Navuga ko hari urwego rumwe yavuyeho igera ku rundi, ariko ubona sinavuga ko ari urwego rukomeye muri sekiteri zose, keretse wenda amagare. Ntabwo navuga ko ari urwego rukomeye cyane, gusa nka nyuma ya jenoside hari intambwe yatewe cyane cyane uje mu mupira w'amaguru. Ikipe y'igihugu y'Amavubi yabashije kwitabira amarushanwa ya CAF, amarushanwa y'igikombe cya Afurika ku nshuro ya mbere 2004. ubwo urumva ko hari urwego rumwe umupira wavuyeho ujya ku rundi. Hanyuma ku nshuro ya mbere u Rwanda rwitabira igikombe cy'isi muri 2011 muri Mexique. So hari urwego rumwe byavuyeho bijya ku rundi, gusa hari igihe byageze aho kugira ngo biprogresse tukabona ahubwo biragenda birushaho gusubira inyuma kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Gusa niyo tugiye gucaho umurongo ubona bipfiraho mu mupira w'u Rwanda. Hari amarushanwa wavuze uti bagiye bitabira, ariko muri no minsi tujya tubona ikipe y'u Rwanda irakina, ubundi ukabona bigiye gukunda, ubundi bigapfa. Bimeze bite nk'umusesenguzi mu bijyanye na siporo y'u Rwanda, ubibona bipfiraho? Ahanini biterwa na politiki ya siporo uko yari imeze, by'umwihariko tujye mu mupira w'amaguru mu Rwanda, kuko nyuma ya jenoside nk'uko mubizi igihugu cyahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Sekiteri zose zari nkaho ntago zari zikiriho, habayemo kwiyubaka ku buryo bukomeye cyane. Amakipe arisuganya, ishyiramo ry'umupira w'amaguru rigerageza gufasha minisiteri, habaho shampiyona ikomeye, habamo competition ikomeye. Nyuma muri 1996 u Rwanda rwitabira bwa mbere sekafa. Urumva ko bari batangiye kwagura amarembo. So icyaje kuba rero navuga ko muri birya bihe ibintu byabonaga bigenda neza, bimeze neza, harimo competition muri shampiyona, kugeza naho shampiyona twaje kuramo amakipe akomeye. Ikipe yatwara igikombe ikagitwara yirusha kuya, bituma habaho n'ikipe y'igihugu y'Amavubi yari imeze neza. Kimenyimenyi nyuma y'imyaka 5 u Rwanda ruvuye muri jenoside, u Rwanda rwakinye sekafa, rwari rwinjemo muri 1995 na 6. Muri iyo saison 1999 nyuma y'imyaka 4 binjira babatwara igikombe cya sekafa Rwanda B. Urumva ko hari intambwe yari imaze guterwa. Nyuma yaho hagiye habaho progress, amakipe y'u Rwanda agenda irushaho kwitwara neza. Rayon Sports 1998 bari bamaze kuzana igikombe cya sekafa, batsinze Mulandege ibitego 2-1. Hanyuma ikipe ya APR nayo muri 1996 ku nshuro ya mbere yitabira sekafa yageze finale, itsindwa na Simba igitego 1-0. So urumva ko hari akazi karimo karakorwa. 2003 APR igera muri demi finale ya CAF Cup Winners Cup, yatsinze Zamalek ibitego 4-1, izakurwamo na Julius Baga 3 muri Nigeria itsindwa. Ikigali itsinda 2-0, ako aggregate byari 3-2 iva murumva ko hari progress yarimo irakorwa mu mupira w'amaguru kandi yagaragaraga. Nyuma urebye nyuma 2010 nibwo hatangiye kujya ibintu bigenda bigura intege, ariko 2011 ikipe y'igihugu y'abatarishije imyaka 17 ku nshuro ya mbere yitabira igikombe cy'isi, igera ni ku nshuro ya mbere yari bikoze. Ariko nyuma yaho cyane cyane habayeho gukinisha systeme, navuga ngo ni systeme kanyarwanda. Ibintu byasubiye inyuma, ama equipe yasubiye inyuma. APR ubwayo ntuyibona irenga umutaru, kuko iyo politike bafashe
to some extent hari ibyo yabafashije, ariko nanone hari n'ibindi yatumye bitagenda neza. Umuntu avuze nk'ibyo bakuyemo, hari abana b'abanyarwanda bamwe twabonye bi-exposa, abana nk'aba Savio Nshuti, abana nk'aba Jabel, abo bose nagiye bavuye mu isonga tubabona bi-exposa muri APR. Ubu ni bamwe mu bakinnyi bakina ikipe y'igihugu, ariko nanone kuba harabuzeho competition muri shampiyona y'u Rwanda, competition kubura ni gute, kuvuga ngo haba biteye kuko abanyamahanga bagomba gukina ari batatu gusa. So burya hari ukuntu bimanura competition ko umwana w'umunyarwanda bazi ko umwanya nuwe, donc bigatuma badakoresha imbaraga cyane ko azi ko ari umwanya ari uwe. Icyo gihe rero bigaragarira mu marushanwa mpuzamahanga ko rwa rwego rwa shampiyona rwasubiye hasi kubera ko nta competition babona. Dushobora kuba tuzi neza ko wenda APR ikomeye hano, ariko ikomeye par rapport y'izi ekipe hano, ikomeye par rapport y'izihe ntazo, kuko shampiyona navuga ko yagiye hasi, iri hasi cyane. Ibyo rero bigatuma n'igiye mu marushanwa mpuzamahanga ihita igaruka vuba, bitandukanye na za 2003 ubwo ikipe yajyaga ikagera muri kimwe cya kane Cup Winners Cup, yageze kuri ko muri shampiyona hari amakipe akomeye aya competition, bazana n'umunyamahanga, kazana umunyamahanga usanga akina mu Uganda Cranes, usanga ari umunyamahanga ukomeye uza gukora difference. Kijyagiye byanatumaga n'abakinnyi b'abanyarwanda bari muri APR bazamura urwego, notama Jimmy Gatete, notama Karekezi Olivier, babaga bakina na ba Mili Hassan, bakina na ba Mbuyi Jean Marie, bakina na ba Masudi Juma n'abandi benshi batandukanye, byatumaga nabo bashyiramo imbaraga bakazamura urwego, bityo competition gakomera. No APR yajya hanze igiye guhagararira igihugu ntikaza izanye umusaruro mwiza, kuko yabaga yabonye competition hano muri shampiyona, yajya no mu karere kitwara neza. Ibyo bikwereka ko rero kijya gihe hari competition ikomeye. Kuba gusa ngewe hari icyo njya mvuga, hari abavuga bati wenda abanyamahanga umubare wabo kugabanuka byatumye shampiyona itaryoha, abakinnyi ntibagira competition. Ariko nanone umuntu akibaza, ese tutakinishije abanyamahanga, we n'umuntu akibaza kuri systeme ya development nziza yo kuzamura impano, izo mpano zigakurikiranwa, izo mpano zikagira competition hagati yabo, uhereye mu mashuri, uhereye mu majunior, za kade, amasantre atandukanye, ntibyakunda. Kuko hari ingero nyinshi z'ibihugu duturanye, natanga urugero nka Uganda. Uganda usanga shampiyona yabo nta banyamahanga benshi baba barimo, ntabo ama ekipe yabo n'abakinnyi b'Abaganda, ariko kubera ko ari igihugu igihe u Rwanda rubatsinda, Jimmy Gatete batsinda igitego Nambore, bakaza no kubura tike yo kujya mu gikombe cya Afrika, basubiye hasi baricara bavuga ariko niki tubura hano ko dufite impano nziza z'abana bashaka gukina umupira, twakora iki? So basubiye hasi on the drawing board, bahamagara buri mu technicien wese bazi, the former players bose baraza baricara bajya ku meza. Ikibazo basanga ari uko bashaka kubaka ibintu by'igihe kigufi. Bavuga ati rero reka twicare twubake umupira wacu w'igihe kirekire. Basubiye hasi, bajya mu mashuri, bajya mu mirenge, bajya mu tugari twaho, football bayubakira hariya. Ubu mwana natanga nk'urugero nk'abana batwaye Sekafa U15 uyu mwaka ushize hariya i Rubavu, bari abana ba Uganda bari bamaranye imyaka 3 under 17, ni nabo bari batwaye U15, aho navugaga U17 yabereye Rubavu. Abo bana ba Uganda bari bamaranye imyaka igera kuri 3, ni nabo banatwaye igikombe cyabereye muri Eritrea cya under 15. So urumva ko bo baragenda bagaha umwanya mu gutegura uhereye hasi, baba bafite abatoza beza, bafite ubumenyi, bahuguwe neza, hakabaho ama competition muri izo kategori zose. Ibyo nibyo bituma football izamuka. So mu Rwanda nkeka ko izo mpano zirahari, aho uburyo bwo gutunganya izo mpano, uburyo bwo kuzamura izo mpano no harimo ikibazo. Ni nabyo Ministre wa Siporo Munyangaju Mimoza Aurore na Shema Maboko Didier bavuze ubwo His Excellency
perezida wa repubulika Paul Kagame yakiraga ikipe ivuye muri CHAN, bavuga ati ikibazo ahanini twabonye ari politike y'iterambere rya siporo, ari naho bashaka gushyira imbaraga bahereye hasi. Nkeka ko icyo ni igikorwa gushaka impano no kuzubaka bahereye hasi, ariko ibyo bigakorwa n'abatekinisiyeni babizobereye bafite ubushobozi. Uhereye hasi tukabona amarushanwa y'abo bana, tukabona ibibuga hirya hino hatandukanye. Nk'ubusanga amashuri menshi ujya gushaka gusanga nta kibuga kirimo, harimo za jardin. Ahandi aho abana bakinira ugasanga harimo imodoka, abana ntibakigiraho bakinira hahagije. Ibyo byose rero minisiteri nibyo irimo, reka ko niba bikora gutyo, ariko ndensista nanone bigakorwa n'abatekinisiyeni babifitiye ubushobozi n'uburambe n'ubuhanga, bakabareka bakabaha umwanya bagakora, umusaruro uzaboneka. Nicyo ngicyo kibura. Hari ibyo mwavuze muti mbere hari amarushanwa, izo za APR zikarifiya zikagera kure, abanyamahanga bagihari. Ubu ngubu amarushanwa nta gihari, kubera iki muvuga ko imbere icyo gihe hari amarushanwa? Nashaka kuvuga ko competition yari ikomeye, kubera ko abo banyamahanga bazaga mu Rwanda wasangaga n'andi ma equipe afite abakinnyi b'abahanga bakomeye, za Les Citadins, ugasanga harimo abakinnyi bakomeye, za Kiyovu zifite abitwa bafundi Justin, ba Kubile Visi, ugasanga muri Mukura barabafite abakinnyi bakomeye, bityo bigatuma APR nijya no gukina iragenda irabona intsinzi y'Ushaka. So ibyo rero byafashije APR cyane muri kijya gihe, bituma igera muri demi finale ya CAF Winners Cup, bigatuma ama equipe y'u Rwanda nayo ubwayo akomera, na Rayon Sports uko nayo bamaze kubabwira 98 bazanye Sekafa, batsinze Mlandege ibitego 2-1, ibitego bya Bilina na Zapi. So kijya gihe competition yari ihari, haje no kubaho n'ikintu kiza noneho, haza kubaho championnat majunior yari yateguwe na ministeri. Championnat ibamo tuza kubona abakinnyi batandukanye, barimo abo ba Haruna Niyonzima bari muri za Etincelle ya junior ikomeye, ba Migi hano mu equipe atandukanye, ariko igihe cyarageze birongera birahagarara. Ariko burya hari ikintu abantu bagomba kumenya, kenshi iyo bavuga umupira usanga batera imijugujugu Ferwafa, ariko Ferwafa d'abord ni abanyamuryango nayo ma equipe. Nuvuga ngo iyo comité executif igomba gushyira mu bikorwa iby'abanyamuryango bifuje. Nuvuga ngo aho uruzinge d'abord nimo abanyamuryango, mwe murakora iki kugira ngo uyu mupira wanyu w'abanyarwanda uzamuke? Mwe mukwiye kubishyiramo imbaraga, hakabaho politike ifite umurongo ngenderwaho guhera hariya hasi. Tukabona niba APR igiye gukina Rayon Sports, Curtain Raiser ni APR Rayon Sports Junior, zikagira championnat yabo iri bikomeye. Icyo gihe bizatuma ama equipe agira pepiniere, nakuvuga afite aho akura abakinnyi, kandi wa mwana niba amaze gukina arabona mukanya bakuru be bagiye gukina, uwo mukuru we ari muri equipe nationale, azaharanira gukina muri ya kipe nkuru, aharanira no gukina mu ikipe y'igihugu. So bavuye hasi bari hamwe bakagenda bakura bazamuka muri junior senior, bizatuma abantu babona abakinnyi beza kandi benshi. Nk'ubu ngubu urugero ruhari, amakipe arimo aracuranwa abakinnyi, arimo aratanguranwa abakinnyi, ubwo iki abari ku isoko beza ni bake. Ku bijyanye wenda n'abanyamahanga mu bikomojeho, ariko si politike ya APR FC yo gukinisha abanyarwanda gusa, n'izindi kipe mbona zenda kuba zabikora, mubona idasenya andi makipe, cyane ko umukinnyi mwiza mu yandi makipe usanga ari muri iriya kipe? Kuko urabona APR ifite ubushobozi, ifite amafaranga ya afite amikoro. Umukinnyi rero ntago bazazambwira ati turagwa miliyoni 20, Rayon Sports yo par exemple 5 cyangwa se 8 bazagume hari aragenda. So kubera ubushobozi bwabo, bakaba nabo icyo bakora ko batari muri ya politiki yo gukinisha abanyamahanga, bazashaka ababeza bose bari mu ma equipe atandukanye babatware. Ariko iyo politiki iza ko iriho yo kubaka football guhera hasi, hari abakinnyi beza, baraza batware Angers bamukuye na muri Rayon Sports, cyangwa se batware Blaise bamukuye muri Rayon Sports, ariko hari undi Blaise wateguwe urimo azamuka muri junior umeze neza, harimo arategurwa amaze imyaka ashyirwaho
ategurwa n'abatoza batandukanye. Icyo gihe rero ntabwo hazabaho ikibazo cy'abakinnyi kuko barahari bahari ari benshi ku buryo umukinnyi umwe nagenda utavuga ngo ikipe barayisenya. Impamvu amakipe ahari ikikwereka ko abeza bahari ni bakeya bitewe n'iki systeme ya development. Nta buryo bwo gutegura abakinnyi bari hasi kuva hasi ngo bazamuke ku buryo umwe nahava haba ari undi musimbura mwiza. Ubu ngubu tuvuge nka AS Kigali bayitwaye abakinnyi beza, nayo iragenda ijya muri za Kiyovu n'andi hose igenda itwara abakinnyi beza. Kiyovu nako kwibabura igenda ishakishe ahandi, ariko iyo yaza kuba bafite systeme y'aba bakinnyi babo bazamuka neza, hashobora no kubaho gatipu ko apa tutabaha amahirwe kuko tubona ko bashoboye. Barashoboye kuko icyo gihe wenda bazaba bari muri competition y'ama junior babona performance yabo babaho icyizere bazamuka, ariko ibyo byose ntabwo bihari. Birakwereka ko hari ikibazo abakinnyi beza, niyo mpamvu amakipe arimo arabatanguranwa. Kuri APR rero kuba ibatanguranwa nuko nta yindi shwa inafite, bo ntabwo bari batangira kujya, ntibarava kuri politike ya Kanyarwanda, baracyari kuri politike yabo, ntibashobora kujya kugura abakinnyi b'abanyamahanga. Niyo mpamvu rero APR izatwara abakinnyi beza bose aho baturutse. Hanyuma wenda tunubona kwanzura kuri icyo cy'abanyamahanga, ubihuza ute niyo pepiniere ushaka donc y'abana b'abanyarwanda no kuba abanyamahanga bashobora gukina mu Rwanda, bishobora kugira uruhare ruruhe mu iterambere ry'umupira w'u Rwanda? Abanyamahanga gukina mu Rwanda, yes, abanyamahanga gukina mu Rwanda, jewe umubare wongerewe bakaba 5, well and good, it's good. Ariko noneho turebe na kalite y'umunyamahanga uza, kuko abanyamahanga benshi abaza hano usanga ari abanyamahanga bavuye muri za Nigeria, bavuye za Cote d'Ivoire, ugasanga na ubuhamya. Hari benshi usanga bari n'aba bencheri, usanga ari n'umukinnyi w'umusimbura. D'abord ibyo ni uguhombya ekipe bihombye, kuko sinumva ukuntu umunyamahanga niba ashoboye ari buze ngo yicaze wa munyarwanda. Hakagombye kuza wa munyamahanga uri ku rwego ruhanitse rukomeye, bizatuma babana b'abanyarwanda bakinana hari icyo bamwigiraho. Icyo gihe nibagira icyo bamwigiraho, byumvikana ko hazaba harimo competition. Ikindi ni ikipe y'igihugu izabyungukiramo kuko izaba ifite abakinnyi baturutse muri championnat irimo competition ku rwego hejuru, ba beneficia hari icyo kuko hari icyo bigiye kuri bagenzi babo. Ndagwa nk'urugero, iyo uganiriye na Savio akubwira ko hari byinshi yagezeho kubera gukinana n'abakinnyi nka ba Piero, abakinnyi nka ba Jabel, gukinana na Piero hari icyo yamwigiyeho, bituma nawe azamura urwego. So haramutse haje abanyamahanga bafite ubushobozi bakomeye, abanyarwanda bakagira icyo babigiraho, ni byiza. Ariko nanone ya pepiniere aho mbihuzaniye, ya pepiniere nubwo bahari, habe hari abana barimo batozwa hariya mu majinioro, habeho competition ku rwego international, championnat yabo ikomeye, noneho wa mwana wigaragaje hariya azamuke muri equipe senior, agenda agiye guhatanira umwanya. Icyo nicyo cyonyine gishobora kuzatuma football y'u Rwanda izamuka ikava ku rwego rumwe ikagera ku kindi. Ariko ikintu cya mbere gikenewe ni ukumenya ngo ese systeme yo kuzamura impano irakorwa ite, irakorwa n'abandi. Ikindi hagomba kubaho gutegereza abantu bihanganye. Iyo ari projet ya long terme, birasaba ko abantu bitegura bihanganye. Ama equipe yakagera amajunior yayo tukayabona muri competition, APR igiye gukina n'ikipe runaka, Rayon Sports igiye gukina n'ikipe runaka, hakaba ariho championnat y'ayo majunior. Ariko nanone ayo ma equipe akagerageza kujya azamura babana abafite ubushobozi, kuko n'abasigayemo nabwo icyo gihe sezikurikiye barushaho gukoresha imbaraga ati nange nzamuke muri junior. Muri football nta shortcut ibamo, football nta shortcut ibamo. Izo nizo nzira zikenewe zo kubaka umupira uhereye hasi. Nk'ubu hari igihe njya numva ukumva abantu baravuze yo mashami sijui resitani zirimo, ushobora kubona umukinnyi araje akinye muri championnat from nowhere, umukinnyi akaza akitwara neza rimwe kabiri gatatu, bakavuga ati uriya mukinnyi agomba kujya mu Mavubi. Agiye mu Mavubi yakinye competition zihe, ariko umwana niba araturutse hariya muri primaire competition interscolaire yarazikinnye,
akajya mu majunior agakina shampiyona akazamuka under 15 17 2023 azagera Amavubi senior amaze kugira competition, donc amaze kugira imikino myinshi mu maguru ye. Kandi uko agenda anyura mu batoza batandukanye, niko buri mutoza afite filozofi yamwigisha, niko buri wese agenda amukuraho ubumenyi runaka, azajya kugera mu ikipe y'igihugu amaze kuba mûr, ari mukuru. Donc maillon yambaye igihugu amaze kumenya agaciro kayo, amaze kwibirira icyuya. Romario, niba tukiganira kuri iki kiganiro cy'iterambere rya siporo ku Biriho TV, hanyuma tumaze iminsi tubona, hashize iminsi mikeya Ferwafa ibonye umuyobozi mushya, ngira ngo uwo asimbuye yari yarasezeye. Uyu uramubona ute? Ubona hari ibyo agiye kuzahindura muri iriya Ferwafa? Olivier no umusportif, no umuntu umupira arawuzi, yabaye igihe kitari gitoya, yabaye muri Mukura, agira uruhare rukomeye cyane kubaka Mukura yewe ndetse ni no gushimirwa cyane, kuko yagize uruhare rukomeye cyane muri Mukura. So Olivier yahesheje Mukura igikombe cy'amahoro mu gihe yari maze imyaka 28 mu kabati kayo nta gikombe kirimo, donc kihesha uburenganzira bwo gusohoka. Olivier atwara igikombe cy'agaciro, bikombe bibiri muri iyo myaka 10 mu ngorane zitandukanye, challenges zitandukanye, ariko byibuze avuyemo ahesheje ikipe igikombe. Abantu bagiye babaza ko Mukuru izongera gutwara igikombe ryari, ko yari finale ya kane bari bakinye igikombe cy'amahoro 99 barayikinye, batsindwa na APR kuri penalty enye kuri ebyiri, nyuma 0-0. 2005 bakina finale Rayon Sports igikombe cy'amahoro batsindwa 3-0. 2009 2009 na 10 batsindwa na Atraco 1-0. Ejo bundi yari ya kane 2018. So urumva ko yayihesheje igikombe, ayihesha n'ikindi cy'agaciro. So Olivier kinakeneye akeneye abatekinisien bakumuba hafi, buri wese akaba ari muri bain y'ibyakora, donc akaba byumva abishoboye. Abatekinisien nibo bagomba kumufasha, bagahabwa umwanya, bagakora akazi kabo nta kubavangira. Ibyo niba bikora bafite iyo liberté, bagafatanya n'abandi, birashoboka yuko Olivier ashobora kuzagira uruhare mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ariko ibyo byose igikenewe cyambere n'abantu bafite technical know-how, no kuvuga bafite ubushobozi, puis bakaba ari wa muntu ujya mu bintu koko tuzi ngo kweri uyu afite ubushobozi. Icyo ni kimwe, akagira hakwiye kubaho directeur technique national, kuko agira uruhare mu iterambere ry'umupira cyane cyane kuri equipe y'igihugu, agafashanya n'abandi ba technicien kubaka projet à long terme, iterambere ry'umupira w'amaguru bahereye hasi. So Olivier nagira abajyanama beza, icyo ni kimwe, nagira abayobora izo departement bafite ubushobozi, hakabaho gutahiriza umugozi imwe, nta kabuza azabikora. Nk'abasesenguzi nkamwe mwabaye mu itangazamakuru, iyo Ferwafa mubona sabo batekinisiye ntibasanzwe bakora, mubona bipfira he? Cyane ko tujye twumva ibibazo byinshi, benshi babishinja Ferwafa, muyibona gute? Abatekinisien ababa bahari, uburyo bakora sinyeka ko ari uburyo navuga buri professionnel. Ikindi kandi abari abandi bari hanze hano bakakwiye kuba bahabwa amahirwe kugira ngo baze bafatanye n'abandi mu kuzamura iyo football, mu guteza imbere football. Hari ibintu ntajya niyumvisha kumva ko umuntu nka Emonimado football nka Kanamugira Roizi, tuzi twese wagiye atoza abakinnyi batandukanye, wagize uruhare muri ya projet ya under 17, yagize uruhare muri Sekafa 99, abatari muri federation. Ukabona umuntu nka Lonje yavuye mu mupira yamaze kuba dégoûté kubera icyo abaye dégoûté. Ibyo byose rero nibyo bigomba kubanza kwigwaho, bikashyirwa ku ruhande, et puis ugaha aba legend umwanya, kuko aba legend turabona mu equipe yose mu bihugu byose, umuntu wakanyijeho muri equipe bafite ijambo rikomeye. Ariko si ukuvuga ngo kubera ko abaye mu legend baguhe
baguhe akazi cyangwa ukeske d'abord urabishoboye, iyo passion urayifite, uri tayari gufasha igihugu. Ibyo byose ni ibintu bagomba kwiga. Si ukuvuga ngo umuntu ukora ko ari umulegend wese umuzane, kuko hari ababa bashoboye ariko badashobotse barimo, so ariko n'abandi igihe hari abashoboye bashaka kuba abajyanama beza babifashisha bakagira umusanzu batanga. Romario, hanyuma Rayon Sports y'uno munsi, Rayon Sports ni ikipe ifite abafana benshi, akenshi naryoshye umupira w'u Rwanda, uyibona igana he uyu munsi? Rayon Sports ni Rayon Sports iri mu bibazo yahuye n'ibibazo by'inzitane, ntitubyirengagize kuko Rayon Sports turazi neza ko ivuye mu bibazo hanini byari bishingiye ku buyobozi. Ibibazo byari bishingiye ku buyobozi, so iri muri, navuga ko iri muri transition. Iyo transition rero nirangiranye ko Rayon Sports izongera kuba nziza. Cyambere bari baratakaje umuterankunga wari wabagiranye nawe ibibazo, ubu bongeye kubana umuterankunga wabo, bafite sponsor nyinshi zirimo ziza. So Rayon Sports kuba ahangaha abiri buryo yarangije championnat cyane n'uburyo giye gutantunguye, kuko na equipe itarigeze yitegura neza, na equipe yari imaze gutakaza abakinyi benshi, na equipe yari ifite ibibazo by'ubuyobozi. So uko bagenda babikemura cyane ikibazo cy'ubuyobozi ari nacyo cyihutirwaga, icyo ni uko kigenda gikemuka bizarushaho gufasha ikipe ya Rayon Sports kongera kuyibona mu bihe byiza. Rayon Sports uko nyibona n'ubushake abantu bafite, niba babasha kubona support ya mikoro, Rayon Sports mu myaka 2-3 izaba ari equipe yongeye guhanganira ibikombe. Kwitoma ya Rayon Sports uyibona gute? Ubona ikorwa ite mu by'ukuri iteza imbere umupira wayo? Ubundi recruitment sina Rayon Sports gusa, no mu yandi ma equipe usanga abakora recruitment ari abantu basa naho sinzi, busa naho ubumenyi bwabo buba budahagije kwaka, mbivuge gutyo, kuko ni gakeya usanga commission de recrutement iyobowe n'umuntu koko wakinye umupira, iyobowe n'umuntu wabaye umutoza ku buryo yayifasha. Gusa nko kuri Rayon Sports kuri ubu navuga ko ni byiza, imeze neza, bafite Batista Kayiranga, nayo equipe yonyine mu Rwanda navuga ifite directeur technique ukora, bafite gahunda yo kubaka projet y'abakinyi bakiri batoya. Rayon Sports nigendera muri uwo mujyo wo kubaka ihereye hasi. Rayon Sports mu kiri imbere tuzongera tuyibone, ahubwo ikintu abantu bakwiye kumenya, Rayon Sports ni equipe y'igitutu, ibishaka resultat zihuse. Umutoza kuza gatsindwa 2-3 ntabwo bazabyutira, ariko nanone niba bashaka kubaka ibintu birambye basubire muri ya projet yabo, yego bashaka n'abakinyi kugomba kuguma muri competition, ariko nanone yubaka competition y'abana babo, kuko Batista niwe bikurikirana, umugabo ufite impano kureba ku detector les talents, bakavuga ati ejo hazaza nono tuzadufite ikipe y'abakinyi twebwe ubwacu twirereye, nkuko byahozeho kera muri Rayon Sports na yandi ma equipe. Turacyaganira ku iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Twabonye ikipe ya AS Kigali umwaka ushize yararukirise, kandi ubona ko ifite abakinyi bakomeye. N'umwanya yagarukiyeho ngira ngo warawubonye, ubona yarabuze iki kugira ngo tware igikombe? AS Kigali navuga ko d'abord reka mbafelicite ko ni equipe yahanganye kujya kuri match ya nyuma. Muri football y'u Rwanda habamo byinshi, gutwara igikombe habamo byinshi, ushobora kuba ufite equipe nziza yewe n'abakinyi beza bikananirana kuba wagitwara, habamo uduparametre twinshi cyane. Ariko kuri AS Kigali nkeka ko kuba itaratwaye kiriya gikombe, aho ruzinge ndibuka ko ari match ya APR banganyije igitego 1-1, irya match iyo baza kuyitsina, kuko iyo ushaka igikombe utsinda mukeba muhanga ni igikombe. So kuba baranganyije igitego 1-1 hariya imuhanga biri mu bintu byatumye AS Kigali buri gikombe. Ariko vraiment coup de chapeau, ni equipe yatanze competition ku ikipe ya APR FC, ikomanga yerekana ko bishoboka. Nukuvuga ngo urebye umupira w'u Rwanda, politike yawo, hari amakipe tujya tubona akuma mu myanya y'inyuma, yanduka usanga kamanuka. Twabonye Muhanga yaramanutse. Izi kipe zikiri ntoya ubona kugira ngo zitere imbere zize zihangane nazo, twabonye Gasogi yaraje ihangana, ariko ejo bundi yari igiye kumanuka. Izi kipe zikiri ntoya ugereranyije n'izi nkuru ubona zibura iki kugira ngo nazo zihatane?
ahanini biterwa na proje uburyo baba barayize. Ikipe wumva izamutse mu cyiciro cya mbere ivuye mu cyiciro cya kabiri turashaka guhita dutwara igikombe, ese ubwo bushobozi murabufite? So ahanini entre guillemets biterwa na objectif, intego zabo bashaka kugeraho. Intego dufite ni iyihe, turayigeraho gute? So sinumva ko ikipe iva mu cyiciro cya mbere bakaza bati directement turashaka gutwara igikombe, turashaka kuba ikipe ya kabiri, birashoboka, ariko byaba byiza babanze kwiha igihe kirekire bagategura by'igihe kirekire bati uyu mwaka ndashaka mu makipe 8 ya mbere, indi myaka 2 tuze mu makipe 6, indi myaka wenda 2 tuze mu makipe 4, uburyo mu myaka wenda nk'7-5 tumaze kubona icyo gikombe. So icyo ni kimwe cya kabiri. Bagira ntibakunze kugumana abakinnyi babo beza, kutagumana abakinnyi babo beza rero bajya mu yandi ma equipe, babubaka ayo ma equipe, ugasanga zisubiye hasi. Wakongeraho nuko usanga bazifite ibibazo bya mikoro, ibyo byose bituma babura umusaruro. Ariko ikibazo nyamukuru gikomeye ahanini ni ubuyobozi, poor management mu buryo umuntu urimo arayobora equipe no umuntu just because ashobora kuba ari umuntu ukomeye, afite amafaranga, bakumva ko agomba kuba perezida, ariko siko bikwiye kugenda. Equipe igomba kuyoborwa n'umuntu ubizi, bifite ubumenyi. Football y'iki gihe ni science. So rero bakwiye kwiga kuri icyo kintu. Niba ugiye kuyobora afite ubuhe bushobozi, ushobora kuba ufite amafaranga, ariko noneho administrativement you're not really that good, ntabwo uri mwiza kuyobora equipe. Ushobora kugira amafaranga ariko ukagira abatekinisiye ku ruhande, abantu bumva football bayizi, bakagufasha gushyira ibintu mu bikorwa. Romario, ubwo niba nkumva neza ikipe zacu akenshi zikunze kumanuka cyangwa se zikagira gutsinda kudashimishije cyangwa se gutera imbere kwayo, abantu bakavuga ngo habuze amikoro. Mu gihe urimo kuvuga uti akagombye kuyiha umutekinisiye kandi amikoro ariyo agumya kuba ikibazo, urabihuza gute ayo mikoro? Ubihuze n'ubuyobozi bwayo gute, cyane ko ikipe nyinshi ntabwo zifite aho zikura? Ikibazo umbajije ni cyiza, ariko icyo nagusubiza nuko hari ama equipe agira mikoro ariko bikarangira yitwaye nabi. None se wibaza ko gorira yari ifite make? Ntabwo yari ifite make, ariko yaje urundi rugero ruto cyane runihuta. Musanze yakoresheje recruitment miliyoni 65 iri hehe? Kiyovu Siporo yakoresheje nkayo hafi za 60 nayo bari hehe? Ikibazo cya mbere kiri mu miyoborere, mu mitegurire ya proje zabo. Ayo mafaranga ushobora kuyaha equipe ifite umutekinisiye muzima, ushaka kubaka equipe nta zindi ndonke ategereje, ikaza amakipe 3 ya mbere muri sezo ya mbere, ikaba mu yindi sezo ya kabiri ishaka kuza amakipe ya kabiri, ikaba yakina finali gakomanga igikombe cy'amahoro, umwaka ukurikiye gatwara igikombe. Biterwa n'uburyo ayo mafaranga ko tuyafite turayakoresha gute. Ninde dufite ugiye kudufasha tugira ati muri ya kipe nabonyemo umukinnyi runaka tugiye kumuzana. So ibyo amikoro ni kimwe, uburyo bwo kuyakoresha ni ikindi. So amakipe ashobora kugira amikoro ariko akayakoresha nabi kuko nta bumenyi bafite bw'uburyo bashobora kuba babyaza umusaruro, bagira abakinnyi beza, bakageza kubagumana muri forme yabo, bagahozaho. So iyo rero ibyo bitabaye, usanga babayobozi barekuye amafaranga birangira bicuza. Ni iterambere rya siporo tukiganiraho. Hari ibyo twagiye tubona mu minsi ishize, umuzamu Kwizera twumva ngo yafatiwe mu biyobyabwenge. Ibyo byose hari n'abandi bagiye babivugwaho, ugasanga ikipe yahagaritse umukinnyi. Ibi bintu by'ibiyobyabwenge wowe ubivugaho iki Romario, nk'umuntu umaze igihe mu itangazamakuru? Ibyo ni ibintu bivugwa cyane mu mupira w'amaguru mu Rwanda, cyane cyane no bikunze kuvugwa. Ni ibintu bidatuma umukinnyi atera imbere kuko azakina igihe gitoya kubera ibiyobyabwenge, umubiri arawuvuna, umubiri arawunaniza. Ni ibintu bituma mentalement ubona batari mu kibuga. Hari benshi ubona ko akora ibintu ukabona kumbi muntu koko ashobora kuba yafashe agatabi ko ku mugongo w'ingona.
so ni umuco utari mwiza n'ababikora bakwiye kubivaho niba koko bagamije gutera imbere, ariko ibi bikagoye no guhera mu ma ekipe kuganiriza abakinnyi babo, kubereka ko ibiyobyabwenge bituma siporo yabo igenda ipfa, yakagombye kuba ari umwuga ubatunga. So birahari mu Rwanda, ni benshi bavuga kuri iyo ngeso, iyo myitwarire, naho ubundi hatagize igikorwa, hatabayeho guhinduka, football y'u Rwanda yaba cyangwa se siporo y'u Rwanda yabigana habi. Hatagize igikorwa, ariko hari abo twigeze kumva bavuga bati umukinnyi akagombye kujya apimwa cyangwa se akagira ubundi buryo bwo kugira ngo batange mezire y'ibyo bintu. Wowe nka Romario ubona byakagombye gucika gute? Ababishinzwe babigiramo uruhe ruhare? Ikintu cya mbere mbona hakenewe kwigisha gozaho ko uko umuntu agenda yumva ikintu mu matwi ye, ejo kabiri gatatu kane hari igihe agira cyagahinduka akaba muzima. So birasaba kwigisha, guhera no mu ma ekipe, abayobozi b'ama ekipe akajya begera abakinnyi babo, abatlete babo, ibyo byose bakabibasobanurira. Kagame wakoze muri presidence yari chief editor wacu, ubwo nza gukora amakuru mu Cyongereza, nkora amakuru mu Cyongereza. Icyo gihe boss ya Robert Rudatsimburwa ntabwo yari ahari, noneho baza kumubwira bati twabonye umunyamakuru mwiza cyane, baza kumuhamagara kuri telefone, aravuga ati nzaza tuvugane. Aje bamwumvisha amakuru yanjye uburyo nari kodinze, arampamagara aravuga ati se wigeze ukora itangazamakuru? Ndamubwira ni hoya. Se ko wagira ngo ufite hafi imyaka 10 ya experience muri aka kazi bimeze nibwo bwa mbere nanyikorama, nibwo bwa mbere d'abord nari nyakoze. So Faustin Kagame ubwo yari yambonyemo impano, n'umugabo ukorera Figaro imyaka irenga 20, ubwe urumva yari yambonyemo impano, anabwira boss ati hano twabonye umuntu ufite impano. Noneho haza kuba niho noneho habaye muri ibyo bihaje kuba match ya Rayon Sports na Daring Club Motema Pembe. Ndababwira ariko iyi match ishobora kuyogeza. So match icyo gihe televiziyo y'u Rwanda ntiyari yagiyeyo, radio y'u Rwanda ntago yari yagiyeyo kuwogeza. Icyo gihe ni ukuvuga ngo platform abantu bashobora gukurikira abareyo n'abanyarwanda muri rusange bari kumenya ibya Rayon Sports ni kuri contact gusa. So bari babitangaje, match narayogeje, nyogeza nyireba kuri televiziyo. Icyo gihe match nayikoreshe Robert ariya mu Kiyovu, niho nogereje match, nayirebaga kuri RTNC, televiziyo y'igihugu yabo. Match ndayogeza mu Kinyarwanda no mu Giswahili, bararyoherwa cyane. Iyo match yasaga nko ariyo test ya mbere kuko bari banambwiye bati turaguha test, iyi niyo match ugiye gukoraho test. Faustin Kagame Faustin Kagame niwe wari uri muri studio areba uko ibintu bimeze, ndetse n'umugabo witwa Mutsindashyaka twakoranaga. Abo bagabo nibo bari muri studio. Noneho baza kumwe nasabye ko bampa antenne 20 minutes avant. Icyo nari nakoze rero, buryo umunyamakuru wa siporo mbere yo kujya gukora match ikiganiro nk'iki ugomba kuba witeguye, ukamenya what's going on muri both camps zombi zimeze zite, abakinnyi biteguye ute, amateka y'ama ekipe, abatoza, palmarès. Iyo ni bagage buri muntu wese ukora ikinyamakuru, ukorera itangazamakuru rya siporo aba akwiye kuba afite mbere ko ajya kogeza match. So ibyo ne nasomye ibinyamakuru byo muri Congo cyo bivuga kuri match, bavuga bati bajano wita Kengere arakina Rayon Sports, ariko no celui-là c'est un Congolais naturalisé rwandais. So ibyo n'utuntu twiswe. So nari nashatse ko bampa antenne hasigaye nk'iminota 20 ngo match itangire, kugira ngo mbanze shyira abantu muri mood, babwire match buryo yiteguye, abakongomani Rayon Sports bayifata gute, muri Rayon Sports byifashe gute, abakinnyi babo ba Desempe bimeze bite. So ninjiye muri match when I was really out for the task. Hanyuma wakomeje ute?
Well, naje kujya muri City Radio. City Radio nkaba narayikoreye, nagiyeyo baje kumfata, namaze iminsi ntandukanye na contact, ariko mbere yaho mva kuri contact City Radio baje kundeba. Ndabyikwa ko icyo gihe Kenshi yakoraga kuri City Radio, yaje kuri Contact FM, yari yampamagaye ati turagushaka. Ndagenda rwihishwa, mfata akamoto njya kuri City Radio, barikodinga ijwi ryanjye. Ahanini ko hari amaze n'iminsi mike nyangwa habaye match, izo match zari zibaye, bamfashe ahanini kwera ukuntu banyumvaga mu makuru y'Icyongereza, ndetse no muri no mukogeza umupira. So igihe kiza kugera njya kuri City Radio, nakoze umwaka, hanyuma Voice of Africa iraza. Icyo gihe umuyobozi yari Nduwumwe Faruku wakoraga kuri televiziyo y'u Rwanda, araza arambwira ati turagukeneye hariya. Numva projet bafite, cyane cyane ko n'icyo gihe njya gutandukana na City Radio, natandukanye nayo negenda resigned, narademissionye muri City Radio bitewe n'iki, no kuvuga hari inkuru icyo gihe nari chief editor, hari inkuru noherejemo umunyamakuru ajya gukora inkuru. Hari isoko rero urabona rya La Comete, hakaba rero umuyobozi waryo wabare wa La Comete yari afite ririya soko ryo kuri etem. Hari abantu bivuga ko bari bahaye imyanya, yahayemo imyanya, ariko nyuma yaho za kwigurisha n'abandi. Rero tuza kubiganiraho muri redaction, twumva ni inkuru nziza ikomeye, tuyiganiraho. Hanyuma tumaze kwiganiraho, nohereza umunyamakuru kuri terrain, namubwira ni umuyobozi uze kuvugana nawe, n'aba bantu nabo les victimes uze kubabaza, then dukora inkuru iri base kuri izo facts, kandi impande zombi twazihaye umwanya mu nkuru. So inkuru ije, sinzi ukuntu habayeho kantu ka lobbying, ukuntu baza kubwira witwa Kelvin Katuramo, umuyobozi wa City Radio kugeza n'ubu ngubu, hasigaye amakuru yacagaho saa moya, hasigaye nk'iminota nk'icumi ngo amakuru ajya, ariko nkabona muri office hari ibintu bidasobanutse. Ngiye ndimo ndareba niyo mbiyo makuru atunganye neza, bari mu tuntu utamenye twari twongeye kumva. Numva araje aramwe ngo anything to do with the clients, with the interest of our clients, please stop the story. Donc ashaka kumbwira ko ngo uriya ashobora kuba umukiriya wacu azatwinjiriza amafaranga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bari bamubwiye ko ari umucuruzi ukomeye uwo mugore. Then nyuma yaho amakuru agiye gutangira, bazabana the story is clear, it's balanced. Abantu bose abari concerned nabashizemo bavuze the story is balanced. So birangira inkuru itaciyeho. So icyo nategereje jewe, nategereje ko mbona umushahara wanjye. Nkimara kubona umushahara wanjye, nahise muhibaru. Wirukanwe ni donc wahise usezera kubera iyo nkuru? Nabonye ko kuko urumva yaratangiye kunyinjira mu kazi. Niba yaramaye akazi, then nareke ngakore uko bikwiye. Inkuru yari balance, muri redaction twayumvikanyeho neza, iri well balanced. Ariko we yarebye inyungu cyane z'amafaranga kurutuko yakagombye no gukemura nibazo by'abaturage. Itangazamakuru kimwe mu buryo bibereho rigomba kuba informative, educative, ariko at the same time rikagira uruhare mu gukemura ibibazo bya society. Icyo cyari ikibazo gikomeye cy'abantu benshi, ako simply because umuntu ari umuntu umwe ngo afite business azazana amafaranga kuri yo radio, at the end of the day inkuru ya banze kwicaho. So ngewe nabonye byarambabaje cyane, nari natakaje neje zanjye. Ariko muri icyo gihe akaba aribwo nari namaze kuvugana na Voice of Africa, baraje mvugana nabo, bitavuga ni ibi bikomeje gutya, then there was no reason. Umunsi umwe nanone anyohereza mu nkuru, yashatse kunyohereza mu nkuru isaa 7. Inkuru yagomba kuba saa 7, donc yari inkuru ya Croix Rouge, yagomba kubera muri hotel Umubano. So ndagenda mfata inkuru yanjye bisanzwe, nafite presentation mu makuru ya saa 7. Amakuru ya saa 7 ndaza nkora presentation yanjye, ariko arambaza atese kugarutse, kandi umwambye ariko remember we have English news bulletin, nobody to present the news, I'm the only one here.
bari no ati no bagomba kuba bahari nambwe ariko ibyo ntabwo wabimbwiye na mbere hose ubimbwira ko amakuru ataza kubaho ariko nese amakuru agomba kubaho nasize nyateguye kandi inkuru nayo nagomba kuza nkayikora so akibaza ko nagomba kuba hariya evenement yose ikarangira kandi inkuru icyo nagomba gushyira mu nkuru yanjye ndakizi nakibonye so habayeho tugirana ibintu bitari byiza kunyinjira mu kazi mboniwe ni boss yego ariko niba arampaye akazi ariko gakore hanyuma arebe umusaruro so niba yarampaye akazi nako gashaka kugakora ntago nakoraga ndi alez so your environment navuze it's time to quit ndademisiona ariko ndemisiona namaze gufata crash yanjye amafaranga amaze kuyahabwa nibwo namuhaye baro aratungurwa cyane icyo gihe habayeho niyo nkuru bampaye mizapie baramagaritse iminsi igera hafi kuri baranditse ngo ni suspension without leave donc ni igihano baguha bagahagarika n'umushahara wawe ariko ubundi ngira ngo ko ari ukwirengaza kuko ibyo nibibaho mu mategeko y'u Rwanda umushahara w'umukozi ni intouchable naramwihoreye ngira ngo baje kumugira inama namwe turi muntu uriya ku mategeko muzagera nayo nza kugaruka mu kazi ariko iyo environment nari niba nkoreramo nsanga ntago ari nziza muhereza ibaruwa ndagenda nyimuhaye ati no please come by let's discuss namwe no so I simply decided yuko ngomba gutandukana nabo ariko muri iyo minsi nibwo nahise ntangira muri Voice of Africa ndabyibuka neza ni tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 2008 narikoreye kweza 2015 njya muri Azam TV bo nta kazi nigeze nsabamo Azam baje kunshaka ko bari bafite amakuru bavuga bati dufite amakuru ko ubushoboye turifuza gukorana nawe so nagerana nkorana nabo neza by the way ni igitangazamakuru kugeza mu nshima cyane nigiyemo byinshi abantu bakambwira bati hariya hari byinshi hari impano nyinshi ufite wabashije ku exposa kandi nshima ko nabo nakoreraga bashimaga imikorere yanjye n'ubu turacyabanye neza ndashima uburyo nakoreye Azam TV n'uburyo nabanye nabo nafite abayobozi beza kandi ni igitangazamakuru giha umukozi agaciro bazi neza ko hari ibyo bumvikanye nawe barabiguhera igihe bagerageze ikindi noneho barashima iyo umuntu akora neza barashima ibyo nagiye mbona compliments nyinshi yaba ziturutse Dar es Salaam yaba ziturutse kwa bosi so nakuyemo experience nyinshi. Azam wakoraga nka gute wari umunyamakuru ushinzwe iki? Azam hano murabizi ko bo bari abaterankunga ba shampiyona y'u Rwanda football y'u Rwanda nakoraga as a commentator na as producer w'imikino nkakora commentary umupira Kinyarwanda mu Giswahili yewe ndetse nkajya nohereza n'inkuru bagira ikiganiro kuri radio ya kuri televiziyo yabo cyitwa Mishike Viwanjani so kenshi noherezaga inkuru zivuye mu Rwanda mu Giswahili bakazicishaho kuri televiziyo yabo bakagira byibuze ikintu giturutse hano mu Rwanda iyo sezo yarangiraga twakoraga cyo bita season review I'm proud yuko izo nige wazikoraga mfatanyije n'aba video editors cyane witwa Abdallah Juma twakundaga gukorana ayo ma video editing scripting nkaba ikoze imeze neza Abdallah kavangamo amashusho so Azam vraiment ndashima uburyo nakoranye nayo hari ubumenyi nakuyemo bufite et puis n'uyu munsi ndi wanje grâce à Azam ndi wanje n'uyu wanje aho ndi ibyo byose nibyo nakuye muri Azam. Azam se mwaje gutandukana gute? Azam amasezerano ya Azam yararangiye ubwo urumva twe twabaye victime cyane abakoraga muri production twabaye victime
tumara donc twari akazi kari karangiye. Yari amasezerano bari bafitanye na Ferwafa, ariko twebwe twagira open ended contract, ni ukuvuga contrat indeterminé. So arangiye nyine akazi natwe kari gahagaze. Ubu ngubu nyuma yo kuva muri Azamu rero byagenze bite mu iterambere ry'itangazamakuru? Yes, mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka washize ku itariki 23 nibwo Isango Star bampamagaye, Gatare Jarambera arambwira ati turifuza gukorana nawe. Ndaza mvugana n'ubuyobozi tumvikana imikorere, ibyo bankeneyeho nanjye ibyo mbifuzaho, turumvikana ntangira gukorera Isango Star. So ndakora kuri televiziyo, nkakora kuri radio, and I'm happy. Bimeze neza mu kazi? Bimeze neza, nta kibazo. Ibyo numvikana nabo barabima bakabimera igihe. The environment is good, is friendly, with the colleagues, they are friendly, they are good. So I'm really happy. Kandi nkanashima ko n'abayobozi bibagejeje ibitekerezo barabyumva. Isango imeze neza, nta kibazo. Turacyaganira na Romario, ni ikiganiro tumaranye iminota myinshi itandukanye ariko gifasha benshi. Romario ni umuntu uzwi, ni umuntu wakunzwe n'abantu batandukanye muri siporo. Ariko Romario, ibijyanye na siporo y'u Rwanda by'umwihariko mu itangazamakuru, reka tubanze tuganire ku kogeza umupira. Bikorwa bitubona mubikora mutu bundi? Navuga ko biryohera abantu muri kije buryo njya numva usanga yo haba amamatche ziyataye Burayi, abantu bose babateza amaradiyo atandukanye. It's really good. Ababirimo, the commentators, they are doing a great job. Ababirimo barabikunze, ni passion bafite, yaba ba Axel Rugangura, ba Nasri, ba Max, barabikora babikunze. It's really good. Nkunda ko ari abantu ubona ko bari dynamique, ubona babikunze, they are very energetic, abarimo imbaraga nyinshi, umwuka. I really enjoy it. Biraryoshye, navuga ko abantu barabikunze. Kugira umuntu yogeze neza umupira bisaba iki? Ngiye nkurikije experience yanjye, nkurikije n'ibyo nize surtout nkiyara muri Azamu, iyo mpamvu uvuga ni banyigishije byinshi. Iyo ufite match bisaba gufata umwanya ukayitegura. Yewe nabaga mfite match, tuzi match tuzakora muri weekend, twakoraga match 3 kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru. Nafataga umwanya wanjye nkategura izo match. Kuko kogeza umupira kuvuga ngo Jabira arawufashe ahereje kanaka aracenze ishoti igitego, je bambwiye ko si byo biryoshya commentary cyane, kuko abo barabumva basanzwe banabazi. Ikintu kiryoshya commentary ni facts za wa mukino, za ya match. Kenshi igihe hari n'ibyo nakoraga bakavuga ko ubundi ubikura hehe. So ni wowe munyamakuru kubishaka kuba innovative. Par exemple ugiye gukina ni APR igiye gukina na Gorilla, ukagera abo basifuzi par exemple ushobora kumubaza uti iyo match nayikoze natanze support kuri RTV match ya Gorilla, urugero ntaze gatoya RTV i Butare, nakoze ntuzange research yanjye haba ku basifuzi match iki byose urumva. Nka buriya Abdul match ya mbere ya sifura, umusifuzi ya Abdul match ya mbere asifura muri kariyeri ye ya APR, match ya sifura ya APR yari match batsinzemo Kiyovu 2-1 2011 2-1, iyo yari match ya mbere ya sifura ya APR. Par exemple ni bande bazi yuko, ni bangahe bazi yuko Ruremesha muri kariyeri ye kugeza ubu ngubu niwe mutoza w'umunyarwanda umaze gutsinda APR inshuro nyinshi, amaze kwitsinda inshuro 5.
so mbere y'iriya match izo information abantu bakeneye kumenya barazibona gute? It's up to you, wowe munyamakuru kujya gushaka izo information ukamenya who is the right person am I supposed to talk to, uyu ninde afite information ndamukura wiki. So ni wowe ubwawe ugomba gucreate yo archive izo facts ukaza ifite ku buryo ujya kogeza umupira ufite bagage. Kuvuga ngo kanaka aracenze afashe umupira ateye mu izamu, it doesn't make too much sense. Ni sawa ariko ni byiza ko umupira uwogeza ufite izo facts. Ufite izo facts. Ikindi iyo umuntu yogeza umupira ifo kudoza ijwi ryawe donc kugira ngo utaza gusarara. Ikindi ugomba kujyana na ritme y'umukino, sito nko urimo kohereza kuri televiziyo. Nirubeshya abantu yuko match irimo kwihuta kandi abarimo bawureba babona ko iri slow. Nanone nirubeshya abantu kuri muragiye match irimo igenda buhoro kandi babona ifite speed. Ikindi nk'abarimo baragukurikira kuri radio ni byiza ko bamenya ngo umupira uvuye he, uri mu kihe gice, uri murekeza he. Kandi ntufate umwanya munini abantu bataramenya score. Umuntu akoma byibuze twe batubwiraga ko muri Azam buri minota 10 ni byiza kuvuga score. Kizi minota 2 iminota 2 biracyari ubusa ku busa. Umunota wa gatanu ni ubusa ku busa. No. No kuvuga ngo score yivuga every after 10 minutes. Uko minota 10 irangiye ibutsa abantu score. Impamvu ni iki? Hari umuntu ushobora kurema aragukurikira. Arimo arumva radio. Ariko maze iminota hafi 30 utaramubwira ukuntu bimeze. Icyane kimwe cya kabiri muri Azamu batubwiye ko kizira kikaziririzwa kogeza ngo igitego wapi ntibibaho. Kubera iki? Igitego professional aho mbikurikira haba kuri BBC haba hehe ku ma televiziyo yose n'amaradiyo yose professional igitego kivuga cyagezemo. Igitego kigomba kuvugwa cyagezemo. Kwa kundi umupira ukubita chazewa no ngo buryo muri professional igitego ukivuga cyageze. Kandi igitego that's the most beautiful moment of the game. Niyo moment iryoshye you have to ugomba kukivuga ukagitaka you vibrate, ukagira izo ukacinjiramo ukakivuga abantu bakaryoherwa abantu bakumva ko guko ari igitego kiryoshye. Donc igitego niho uzamukira ukakora build up yawe abantu bakumva aho cyaturutse. Anachenga mtu fulani ana mpira kijana namuona huyu ni Jabel Manishimwe sakara chenga nzuri mimi na cross kumtafuta nani namuona hapa namuona ni kijana Lage anajaribu kupenya toa pasi kule urumva igitego kiraya kucyamo bamaze abantu bacyumvise bumvise build up yapchavuya cyagiye kigiye. Ikindi nuwo mukorana ubita ko commentator. Turabashimira rero ko iki kiganiro mwaduhaye, turizera ko nitwongera kubakenera ku musanzu wanyu mwiteguye kuzawuduha.